machine, mushinga papa machine, imana yuka machine, mushinga itamire, mushinga datawe, mushinga ibihe, mushinga datawe, mushinga Yesu we, mushinga mana we, mushinga, 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 tabi imana yabikoze, tabi. Nigeze mbahereza sitori ku cyumweru ntarangije kiza muri Kigali nashikiye hariya Kimironko ndashaka gukomeza abantu bari mu Bukote kigera Kimironko mba mu nzu y'umusiramu mbamo amezi 6 ntaramisha kandi mu rugo hazaga abantu bakomeye ngo mbasengere kabasengera bagataba akabura n'umuvuga ngo baguheva nyirinzu mugeremo amezi 6 narabuze uburyo bwo kumwishyura kandi nsenga iki Imana uyu mugoroba Imana yibuka ikiguteye ubwoba Imana igikura imbere nyirinzu arambwira yari umusiramukazi arambwira ngo ariko sha Imana usenga ni Bayali ni Dagoni ni Shitarote ni Yahe ni Imana yo mu ijuru ati siyo Mana usenga itaguha amafaranga ngo unyishure ni Imana imeze ite arambwira ngo rero nawe kwihanganiye bihagije uyu munsi ngiye kuguha Piriyava araye mizi 15 irarangira mbura n'amafaranga yo kumwishyura ariko nari narabwiye Imana ndayibwira muzandinde kuva hano Imana ikaba yarambwiye ngo mwana wanjye sinzemera gusohoka hano muri mide ndayibaza ntiko nsohotse bakaba babisohoye uri Imana uri Bayali uri Dagoni Imana itihumura ndima haleluya njya mu cyumba kuzinga imyenda ibindi bikoresho babisohoye ndimo ndazinga imyenda Imana irambwira ngo wiyizinga kongesha amezi 6 yo kuba hano unyongesha amezi 6 barimo barasohora ibintu byanjye wowe uranyongeza amezi 6 yo kuba hano muri uruhe buryo Imana itireka kwereke kuntu ndi Imana gira umuntu muri kwego n'uyu mwanya Imana yakanda kuri butu gatahana igitangaza ntabwo ikibazo cyawe cyananiye Imana oya n'ubu nuko isaha itaragera Imana yakanda buto muri karitsiye bikamenyekana Imana yawe bakavuga ngo ya Mana yase ni Imana ishobora Imana itiwizi itauko nibyo basohoye genda ubyinjiza ndavuga nti ntibishoboka Imana itireka kwereke kuntu ndi Imana reka mbabwira Imana nabo Bwana Yesu asifiwe wa mudamu ajya mu nzu ye Imana imukubita ikintu cyitwa umusonga umufata gutya hano mu gituza hagati mu mabere haleluya umusonga uramushogeza ari mu nzu ye gahunda yo kusohora barayisubika abwira umugabo wati ndapfuye twirukange tujye kwa muganga bamukubise mu modoka n'abayobozi be bari aho kababiri barirukaze bajyanye umurwayi kwa muganga batubona adupfiriye he adupfiriyeho ngo bagere kwa muganga babura indwara dore babuze indwara nta handi tubona birafi uriya mwana tujya tubona abantu baza gusenga bagataha barimo baraseka ngo barakize reka tugende nibura nsengere niyo ko kino kintu kiramba mu gituza
haleluya. Wibuke n'abasilamu ntibemera Yesu. Umugore araza ati none se profe, ati iki kintu kimfashe gusengera abandi, wabwira ikintu kimfashe ukabwira Imana kikandekura. Ndavuga nti mubaze bwinjiza ibintu byanjye basengera. Barabyinjiza. Abwira umukozi wari uri aho gati injiza vuba vuba, barinjiza. Nimwicare hasi. Cyagenda nta ntebe nari mfite, iyo wari umukeka, nimwicare hasi basengera. Baricara. Rero bagiye gusubiramo amagambo ndavuga kugira ukire. Ndavuga ndivuga ngo Mwami Yesu. Umugore akabivuga, ni n'umugabo agomba kubivuga. Umugabo ati sinavuga Yesu akiretse ari muhaba. Nutavuga Yesu umugore wawe biramwicaye mahembe. Umugore ati reka vuga Yesu ndipfi. Haleluya. Girira umuntu muri kabo inzira zose uzabona tugerageza wamamaze Yesu. Uburyo bwose uzabona tugerageza tujye Yesu. Tugerageza wamamaze Yesu. Nawe turavuga Yesu. Umugabo atiwa umugore Imana ikabikubisa umusonga nene ukamufata wanyawe. Atevuga Yesu ndipfi. Umugabo aragenda avuga Yesu, makuramo Muhammad. Yesu aragenda yicara mu mutima. Navuze amagambo atatu. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu buri hembe ryose ryagufasha. Imana iterega wivuga amahembe, ninjye wamuteje umusonga ntabwo ari amahembe. Haleluya. Ndavuga ni buri musonga wose wagufashe nonaho ukurekure. Icy'ingenzi urakize, reka nanjye ngire gute ngende nimuke. Umugore arambwira ati mbabarira, bitazongera kumfata. Wowe jya uba hano nibura udusengera, bitazongera ukabukongera bikamfata. Haleluya. Ndavuga ni niranga igihe riri mu nzu rirashaje, n'ubundi nanjye nafashe decision yo kwimuka. Ati mukozi atukunda iriheranye ngo niguterere basi. Bwira uwo muntu muri kwe ngo nonaha Imana yakanda kuri buto ukabona igitangaza cyawe. Ntabwo ibibazo byawe byananiye Imana. Ntabwo byananiye Imana. Nuko isaha y'Imana itaraga. Umubabaro uri kunyuramo Imana irahuza. Agahinda ufite Imana irakaza. Ishavu ryawe Imana irariza. Bwira umuntu muri kwe ngo ihangane ukiranuke gusa. Gukiranukira Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiranukira Imana. Wakwita umusazi ukomeza usenge. Bavuge ngo uri ikigoryi ukomeza usenge. Bavuge ngo uzaseba ukomeza usenge. Ikintu kidutandukanya n'Imana ni kimwe, ni ugukorera Imana tubivanga. Bwira umuntu muri kwe ngo nyura mu nzira imwe Imana ikwibuke. Kunyura mu nzira. Bene ndataka amabwire. Mu myaka maze korera Imana, nta muntu wakoreye Imana ngo asebe. Keretse iyo ubivanze ugakorera Imana ukabesha, ugakorera Imana ukazana amanyanga. Igihe cyose ukoreye Imana ntabwo ryajya, Imana irakwibuka. Bwira uwo muntu muri kwe ngo umugisha w'Imana upfunyitse mu mama kandi kuwukuramo no gushikiriza. Ikindi, iyo Imana igiye gutabara umuntu, itabara umuntu ufite capacity mind y'ibitekerezo byagutse. Bwira umuntu muri kwe ngo ukeneye gutekereza ibitekerezo biri hejuru, ibiri VIP. Igihe cyose utekereza ibintu biciriritse. Mbabazi, umuntu ukeneye uruganda rw'akawunga n'umuntu ukeneye akazi nibura mu ruganda kwa Muhembe 300, n'umuntu ukeneye akawunga ko kurya akajya abona ibiryo byo kugaburira abana, n'indi Mana yabanza gusubiza ibiryo by'abana. Iyi Imana igiye gusubiza, ntabwo isubiza uriya muntu ukeneye ibiryo by'abana. Imana isubiza uriya muntu wagize ibitekerezo byagutse, noneho nawe agahereza akazi bari abandi basigaye. Bari abandi basigaye bose bakamuboneraho umugisha. Bwira uwo muntu muri kwe ngo atekereza ibitekerezo byagutse kugira Imana irushaho kukuburesinga. Ntabwo Imana ikunda umuntu wari usaba ubuntu busuzuguritse. Imana ni umutunzi wa byose. Saba Imana ibintu bifatika kugira Imana ibiguhereza. Ngo Mana ngo niyo wampereza akazi ngo k'ibihumbi 50, n'ubundi ibihumbi 50 birahura n'inzu uri n'inzu irandi ronda kwishuze uzabahura.
Haleluya. Icya kabiri ngira umuntu muri kwe ngo Imana ikura umwuka w'inyatsi mu rugo rwawe. Hari abantu bazi ngo umwuka w'inyatsi ngo ni ikintu cyiza mukayoberwa aho washize amafaranga. Oya, hari abantu batunga umudayimoni w'inyatsi. Igihe cyose umushahara waje mu rugo, televiziyo ikabiramenetse, amafaranga umunsi wayabonye umwana akaba aragwaye, umunsi wabonye amafaranga umugore akagwara, wabona amafaranga ari ikintu kijya kimbabaza. Ukaba uri umudamu wowe n'umugabo wawe muri mu bukene, umugore agasenga yitatu, Imana igahereza umugabo akazi. Umugabo umunsi yabonye amafaranga aho kugira aza kubwire umugore wanjye warasenze Imana yaramburesinze, wamushahara akawujyana muri za deni. Indaya itarayisenze, indaya itarasenze ikagutanga kujya umushahara w'umugabo. Ako gasuzuguro tukanze ku batware bacu mu izina ryawe. Amen. Kabiri, abana b'Imana bahubwenge. Imana iguhera abantu ubwenge. Tugiye gusenga Imana. Muririmbyi yaravuze ngo amasezerano ye iyo wamaze kuyaha ujye usenga ugire kwizera ngo ntabwo azahera azagira gute. Njyewe bibabwira ni umugabo wo guhamya Imana. Nabonye Imana, mbona Imana ntari kumwe n'ababyeyi, mbona Imana nishimwa, Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. Haleluya. Imana ikambwira ngo kiramuka, wowe nzabana nawe. Hari igihe uhagararamo ukibaza Imana nibiba. Turaburira Imana mu gira umuntu muri kwe ngo niba ari Imana yavuze humura Imana izabana nawe. Imana izabana nawe. Hari abantu babayeho muri uyu mujyi badafite akazi, kandi ugasanga afite intebe nziza muri salo, flat, televiziyo 32 ayifite mu nzu, ni burya ifiriti n'inyama. Mbwira uwo muntu muri kwe ngo ubikura he kandi nta kazi ufite muri uyu mujyi. Abo bashimana ibintu byabo biratungura. Icya kabiri ni umuntu utukisha Imana, ugasenga ariko warangiza ugatukisha iki. Icya gatatu ni ururimi ruteranya mwene so, ukabishyira mwene so ukamuharabika kugira ngo bamuvuge nabi, wowe bakuvuge neza. Mwene data, nujya kubeshera umuntu ukamwangisha abantu, jya umenya ngo wikoreye amakara ku mutwe wawe utazatura. Tugiye gusenga Imana. Twasomye ijambo ry'Imana. Reka mabwire ku mugabo witwa Yona. Yona yari umugabo Imana yagiriye icyizere imuhereza impano. Iramubwira ngo nagende ajye kuburira ubwoko bw'Nineve. Yona aragenda, ageze mu nzira. Haleluya. Aravuga ngo sinshaka, aragenda aratumika. Nyuma y'iminsi mike Bibiri iravuga ngo bambara ibigunira barasenga. Imana iramusanga ari mu nzira, iramubwira ngo mbonye gutaka kwawe, mbonye gusenga kwawe, subirayo nonaha ugende ubabwire ngo Imana yumvishe gusenga kwanyu, Imana irababariye. Umugabo agirira ishyari ubwoko bw'Imana, yanga kujya. Ngo ageze mu nyanja hagati. Haleluya. Gira uwo muntu muri kwe ngo nta hantu na hato wahungira Imana. Imana iteza umuraba mu nyanja. Reka nkubwire, ikigeragezo urimo niba cyarazanywe n'Imana ntabwo tugisengera ngo kive, ariko niba cyarazanye na shitani kiravaho mu izina rya Yesu. Ubundi hari ibigeragezo bitatu, sinzi niba mubizi. Ikigeragezo cya mbere nicyo wowe ubwawe wikururiye. Ikigeragezo gize gute? Wikururiye kubera kugira ibitekerezo bike, ukagendana n'inshuti mbi, ukabura ubwenge. Icyo kigeragezo icyukururiye, Imana irakureka. Ikigeragezo cya kabiri nicyo utewe na Satani, icyo turagisengera kikavaho. Icya gatatu, niba ari Imana turasenga. Ayi Imana la belle sia debo nalas dena on Amin, amin, kuwa
ngo Yesu niwe nshuti nziza itagihemuka. Yesu niwe nshuti nziza itahemuka. Imana ikumve muri uyu mugoroba. Hallelujah. Imana iguhe icyo ukeneye muri uyu mugoroba. Akira ubutabazi bw'Imana muri uyu mugoroba. Amina. Imana iguhuze n'icyo ushaka. Hereza muri kiganza ubwire ngo Imana yemeye kuguhuza n'icyo ushaka. Ijuru sinzabona y'abazi b'aby'ukuri. Eliya sari, Eliya bari amara, Hedi waside shayimone. Ijuru nongene bari amara. Zashima, zashima. Turagushima uri umukozi w'ubuhanga izina ryawe niya tosi Eliya Maria twakuvaho tukajya ni wowe ugira amagambo meza abagabo bara Eliya Maria faria zike desatso Beni adosti demos Mwuka wera manuka Manuka twongere tukubone Manuka twongere twumve ihumure ryawe Manuka wongere urengera ababyeyi Manuka wongere urengera abamama Jeni wati desango de pos Heni wade ya sant Wakoze biriya wakoze bino wampaye izina Baba nina ushukuru Tosi dema Cyubahiro n'icyawe Mana Ndetse imbaraga zawe zimanuke muri uyu mugoroba Ongera uduhindurira amazina Hindura amazina y'ababyeyi Hindura amazina y'abagabo Mana Turengere twibuke Tugeze aho umwanzi ashaka Ariko turi kumwe nabo kugira ngo turengere Hini wasadia peria Turasanya ibitero byose Turahamagara imbaraga zawe muri uyu mugoroba Manuka 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 Mwuka Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Haleluya Haleluya Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo uyu mugoroba Imana yemeye kugutabara Uyu mugoroba Seni benefoti